Muraho, nitwa Jonathan. Tukaba tugiye kurebera hamwe programming crash course mu Kinyarwanda. Programming ni uburyo ushobora kubwira computer icyo ikora. Ukabwira computer ikora iki ngiki ikaba yagikora, ariko biciye mu rurimi cyangwa se programming language. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ugire icyo ubwira computer icyumve bisaba gukoresha ururimi yumva, hanyuma ururimi yumva akaba ari 0 and 1 cyangwa binary, ariko dukoresha programming language ziri umuntu ashobora kumva, arizo bita high level languages. Programming nyine umuntu ashobora gusoma akabyumva, urumva aramutse ari 0 and 1 biba bigoranye, ariko turagenda tuzirebera hamwe. Hanyuma hano tukaba tugiye kurebera hamwe basics za programming cyangwa se ibyibanze ukeneye kumenya kugira ngo utangire guprogram. Hanyuma dutangiriye kuri computer ni imashini ishobora gukora ibintu byinshi mu gihe kimwe, igakora n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko hano icyo turimo turagenda twaprocinga programming cyangwa se tugendeye ku isomo turiho rya programming. Computer iba ifite ibice bigiye bitandukanye, haba ama input cyangwa se output, kugira ngo ube wabasha kuyikoresha. Ni ukuvuga ngo uburyo uri buyibwiremo, ushobora gukoresha mouse cyangwa ugakoresha keyboard. Programming ntabwo iba applied gusa kuri computer, ushobora no kuba ufite telefone. Muri iyo case ushobora gukoresha touch input, nabwo buba ari uburyo bwo kuyibwira, cyangwa se buttons za volume up na down. Ubwo bwose buba ari uburyo bwo kuyibwira, nawe ikaba ifite ukuntu iri bugusubize, either kuba uri kubibona kuri screen cyangwa se through speakers. Ubwo ni uburyo bwose ushobora computer ishobora kugusubiza. Hanyuma muri iri somo turaza kureba programming, ariko twita kuri input ya keyboard kuri machine cyangwa se kuri telefone ukoresha input ya touch. Hanyuma turaza kuba tubona feedback dukoresha screen. Hanyuma reka dutangire isomo, tangire dukora pratique. Twamaze kubona icyo programming ikora, ko ari uburyo ubwira computer. Hanyuma dukoresha ururimi kugira ngo tube twayibwira ngo kora iki ngiki. Bimwe mu bintu tugiye kureba, tugiye kubwira computer tuyibwire ngo turashaka ko wandika ikintu kuri screen, cyangwa se ugira ikintu tubwira. Turaba turi gukoresha ururimi rwitwa C++. Ka file nyite intro, gukoresha C++. Ntabwo ari ngombwa ngo muri aka kanya uhite umenya byose icyo bisobanuye, ariko uko tuzagenda dukora n'ayandi masomo umuntu agenda abisobanukirwa. Hanyuma iyi mirongo yose ari ubwa mbere uyibonye, ntabwo ari ngombwa ngo uhite usobanukirwa icyo bivuze byose, ahubwo ukanda hano kuri run code, cyangwa se dufate ibi twanditse, iyi mirongo tuvuze, izi instructions cyangwa se amabwiriza duhaye computer kugira ngo ikore, tuyibwire ngo yaraninge cyangwa se yashyire mu bikorwa. Hanyuma kuri output urabona ko handitse hello decoder, akaba ari byo byanditse hano muri no cout. Hano ni programme ya mbere tuba dukoze. Ubonye ko byahise byiyandikamo kubera nari navuze start with template, ariko in case bitahise biza kuri compiler waba uri gukoresha cyangwa se IDE, nabyo twazanye tubikoraho, ariko utangira wandika include iostream using namespace int main. Hanyuma ukaba wakora iriya cout, wenda my name, ugasoza ukoresha semicolon. N'uyu murongo wa nyuma
returninga 0. Hano ibintu bya mbere umuntu ashobora guhita amenya ni no include. Hanyuma izi ngizi bazita directives, ariko muri akanya ntabwo twahita tubirebamo. Gusa ahangaha uba ubwiye computer ngo including cyangwa se stream, including a library cyangwa se library tuzi ko bundi ari ibitabo, ubwo muri iyi case ni amakode ya C++. IO bisobanuye input and output, bivuze ngo ugiye includingamo ibintu bishobora kugufasha kugira ngo ube wakominikana na devices za input nk'uko twagiye tubireba keyboard cyangwa screen. Hanyuma ibi bindi byose umuntu agenda abireba ukagenda akomeza, ariko icy'ingenzi cyane tugiye kureba ni ahangaha havuga ngo cout cyangwa se ni function, ni uburyo ushobora kubwira computer ngo yandike ikintu, ibwire output device kuba yagira ibintu yandika cyangwa se yagira ibintu yerekana. Ariho twashizemo ano magambo ngo my name is Jonathan. Ubu akaba ari ubwoko bwa string cyangwa se amagambo bitujyana ku ma types ushobora gukoresha, ama data types. Ariko kuri ubu ngubu icyo tubonye cy'ingenzi akaba ari ukuntu ushobora kubwira computer kugira ngo igire ikintu yandika kuri screen. Hanyuma noneho ikindi kintu cy'ingenzi ugitangira ni ikintu bita variables. Variables ni uburyo ushobora kubika ikintu muri memory ya computer. Dusapoze nk'ubu ngubu uramutse ufite mbigereranya wenda nk'aya magi. Urabona aya magi ufite ahantu ugenda uyashira cyangwa se uyapresinga. Hanyuma ufate ino tray uyifate nk'aho ari memory ya computer, hanyuma ukeneye kugenda ugira ibintu ushyiramo. Urabona hari igihe kizagera yuzure. Ni nako na memory ya computer bimeze. Ni ukuvuga ngo variable ni ahantu ushobora gushyira data muri computer cyangwa se information. Turi buze kugenda tubireba, ariko iyo memory iba ifite uko ingana kandi n'ibijyamo nabyo biba bifite ubwoko, aribyo bita data types na variable name. Turebe ukuntu ushobora gukora variable cyangwa se ushobora kubika ikintu muri memory ya computer ukoresheje C++. For Muri aba ari ukubanza kuvuga data type cyangwa se kwandika data type, ubwoko bw'ikintu ugiye gushira muri memory, hakaza variable name, hakaza value, ugasoza na semicolon. Niyo for Muri. In this case reka dukore muri akanya, ntabwo ari ngombwa ngo byose umuntu ahitamo icyo bisobanuye, nka a equals 1 cyangwa se 2 cyangwa se 3 cyangwa 5. Muri aka kanya ubu ndavuze ngo computer igenda ikora ahantu muri memory yayo, ihite a, hanyuma ishyiremo value ya 5 cyangwa se ibikemo 5. Ni nko kuza wenda tubijyanye muri iyi example y'amagi, ugenda uze muri tray ushyiremo igi ry'ubwoko. Hano urabona ni int bisobanuye integer, ni imibare. Izindi data types zari tuzireba, cyangwa se ushobora no gukora kugira ngo byorohe, ushobora kuvuga char b equals j. Ni ukuvuga ngo ahangaha ukore character cyangwa se inyuguti aba ariyo ubikamo. Hanyuma tubigereranye n'iyi tray y'amagi. Ushobora kubikamo igi ukavuga ngo iri ni irinyarwanda cyangwa se si irinyarwanda. Tubifate muri ubwo buryo. Rero na computer ugiye kubika ikintu muri memory, urayibwira uyu ni umubare cyangwa se ni amagambo, hanyuma ugahita ushyiramo uwo mubare ushaka. Kugira ngo bibe interesting cyane, ushobora kuza hano kwa kundi twize, ushobora kwandika ikintu kuri screen ukavuga ngo cout, ugashyiraho ya variable yawe ni a, hanyuma warangiza ukaraninga. Uraza kubona ko hari my name is Jonathan, hakaza na 52, ariko nako bifatanye. Ahangaha uramutse ukoresha icyo bita string literal, nazo tuzagenda tuzireba, nibwo ushobora kuraninga ukabona ko bigiye ku wundi murongo. Ahangaha twize uko ushobora gukoresha device ya output, cyangwa se ushobora gusohora ikintu ukabwira computer ngo andika iki kintu. Tubonye n'uburyo ushobora kubika ibintu
muri memory ya computer, ukaba wanabyaccessinga aribyo tubonye hano. Ikindi kintu wenda twasoza turebye ni uko variable bisobanuye n'ikintu gihindagurika. Bivuze ngo ya a ndamutse nze nkavuga ngo ingane na 0, nituza gukanda urabona irahinduka hano 0, hano tuyafishe urabona ko iza kuba ari 0. Ni uko bwa mbere twayibwiye ngo ifate 52 ariko tuyibwiye ngo ihindure ishyiremo 0 bikemera. Ikindi programming ino C++ biri case sensitive. Ubu nibagiwe akangaka ntabwo byakunda, hahita haboneka icyo bita error, bakambwira hari expected ko hajya semicolon. Rimwe na rimwe error ziba zidefininga icyo wagiye wibagirwa. Akantu ako ariko kose ibi ngibi ubifashe ukabizana hano hejuru, aha ntabwo ari byo nabwo, kubera iri global wenda hano bishobora gukunda, ariko hari nk'ibintu utashyira hano hejuru like nk'iyi cout, murabona ko bahita baguha error. Bivuze ngo biba bikwiriye kuba bifite ukuntu bigiye byanditse. Uku rero nari nabyanditse, bikaba biba byiza ugenda ureba uko babyandika cyangwa se formula, ko tuzagenda dukomeza tukagenda tureba uko byinshi bigenda bikorwa. Murakoze cyane.